Mu buzima busanzwe abantu tugira imihamagaro itandukanye. Hari abagira umuhamagaro wo kwiyegurira Imana, abo ni nk'abapadiri, abapasiteri ndetse n'abandi. Ariko nanone hari n'abagira umuhamagaro wo kubaka urugo, bagashaka bakororoka, uwo nawo ni umuhamagaro. Muri aka kanya tugiye kuvuga ku muhamagaro wo kwiyegurira Imana. Turabijyana n'impamvu ishobora kubitera. Tugiye kuvuga kuri Papa Francis. Ese ni iki cyatumye yisanga agomba kwiyegurira Imana? Tegereza gato uri buze gushira amatsiko hano kuri M-Shine Present. Gukora subscribe niba utarayikora, ubundi tuzajya tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Papa Francis avuga ko kugira ngo yiyegurire Imana byaba byaraturutse ku mukobwa wamubenze afite imyaka 12. Kurikirana inkuru y'urukundo rwa Maria de Monte na Papa Francis. Papa Francis yakoze nk'abandi bana bose, ndetse mu bihe bye by'ubusore yakoze imirimo myinshi itandukanye, irimo gukora amasuku, gukora muri laboratoire zitunganya imiti, n'indi mirimo myinshi itandukanye irimo kuba bonsa ku kabari n'ibindi myinshi itandukanye. Papa Francis ntabwo yatekerezaga ko azakorera Imana ubuzima bwe bwose. Gusa ibintu byose byahindutse umunsi umwe, ndetse bihindura ubuzima bwe by'iteka ryose. Mu nyandiko ze yiyandikiye mu bitabo yanditse birimo On Heaven and Earth ndetse na The Name of God is Mercy. Muri ibyo bitabo Papa Francis yagarutse ku bihe bye by'ubuto, agaruka ku bitandukanye abantu benshi batazi ku buzima bwe. Muri ibyo bitabo Papa Francis avuga ko akiri umwana ku myaka 11 kuri 12 hari umukobwa yakundaga, bari baturanye mu rusisiro rwa Buenos Aires. Uyu mukobwa witwaga Maria de Monte, ngo Papa Francis yamukundaga urukundo rukomeye, ndetse bombi bakundana cyane. Muri icyo gihe Papa yari yarubakiye uyu mugore akazu ko mu biti, akamubwira ko nibakura azamwubakira indi ihambaye. Ibintu hagati yabo byakomeje kugenda neza. Maze umunsi umwe Papa Francis yandikira umukobwa bakundanaga ibaruwa amubwira ko yifuza ko yazamubera umufasha nibakura, ngo ndetse ko natabyemera Papa Francis atazigera yongera gukunda ukundi, azahita aba umupadiri, azakazibera ingaragu ubuzima bwe bwose. Uwo mukobwa rero mu gisubizo yaje gusubiza Papa Francis, yamubwiye ko ari oya. Asobanura impamvu yabwiye Papa Francis ko bidashoboka ko barushinga. Avuga ko ahanini byaturutse ku babyeyi be. Uyu mugore avuga ko mama we akibona iyo baruwa yari yandikiwe na Papa Francis yamutonganyije cyane, ndetse amubaza niba yumva akeneye umugabo kandi akiri umwana w'imyaka 12. Ntibyarangiriye aho, kuko na ya mazu yo mu biti Papa yari yaramwubakiye, umugore mama we yarayasenye, ndetse amubuza kuzongera kuvugana nawe. Nyuma y'uko ibyo bibaye, haciyemo iminsi Papa Francis na Maria de Monte batavugana ndetse batanabonana. Ni cyane ko uyu mukobwa Papa we yanamukubise umunsi abona ibaruwa yari yandikiwe na Papa Francis. Nyuma y'igihe batavugana, Papa Francis yaje guhita yinjira mu ishuri ry'iseminari. Ngaho nguko uko urugendo rwo kuzaba umupadiri yarutangiye, nyuma y'uko yari yaravuze ko Maria de Monte natamwemera atazongera gukunda ukundi.
Mariya kuri ubu ni umubyeyi yashakanye n'umugabo we, ndetse avuga ko atajya yibagirwa ibihe by'ubuto bwe na Papa Francis. Avuga ko yari umuhungu uzi gutetesha, ndetse ko ibihe by'urukundo rw'igihe gito bagiranye n'ubu bimuhoraho. Uyu mugore avuga ko igisubizo yahaye Papa Francis cyahinduye ahazaza he hose, ariko mu buryo butari bubi. Murakoze kuba mwadukurikiye. Iyi ni inkuru dukora ku Muryango News, nawe uyikeneye wayisoma yose, ndetse akarushaho gusobanukirwa byinshi. Tuzabagezaho n'ibindi bitandukanye mwifuza kumenya. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, share na like, ubundi ukandika muri comment icyo wifuza kubigezaho. Yari M Shine, ubundi dukomeze tubane.